byiza ko rero dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe ibintu 10 bya kamere biri naturel umugore wese cyangwa umukobwa wese agomba gukora kugira yirinde kumagara mu myanya y'ibanga, yirinde guhora yishima ku myanya y'ibanga cyangwa mu myanya y'ibanga. Ibi ngibi akenshi biterwa n'uko imisemburo yawe ya estrogene yagabanutse, biterwa n'uko uhora urwara ama infection nka candidose vaginale. Iyi candidose cyangwa iyi infection bwayo ikaba nayo ituma iterwa n'uko iyo misemburo yawe itari ku murongo. Ibi byo turaza kuvuga ngaha rero ni ibyagufasha mu gusubiza imisemburo yawe ku murongo, bigatuma wirinda izo candidose, bigatuma wirinda kumagara haba mu myanya y'ibanga imbere cyangwa ku ruhu, hahandi uhora wishima ugahora ushisha uduheri ku myanya y'ibanga, ugahora wishima, aho usanga umukobwa mwiza cyane cyangwa umugore mwiza cyane yagiye mu bukwe, yagiye mu birori, yagiye gusura abantu, yabona abantu barangaye gato agatangira kwishima, yabona bamubonye akaba biretse, ukabona ni ibintu biri kukujena, bigatuma utabaho neza nyine wishimye. Ariko ibi ngibi bikaba byanatuma n'igihe rimwe na rimwe ugiye gukora imibonano wumva nta bushake ufite, rimwe na rimwe umugabo yaba yinjira ukumva uri kuribwa bimeze nk'urusenda, ukumva bimeze nk'aho ari urusenda bashyizemo imbere. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri subscribe, kande kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite cyandike muri comments turaza kugusubiza. So icya mbere ukwiye kumenya ni uko ibi ngibi nk'uko nabivuze ni ibyagufasha gusubiza imisemburo yawe ku murongo. Icya mbere rero cyagufasha ni ugufata coconut oil cyangwa huile de coco. Iyi huile de coco cyangwa coconut oil ntabwo ari amavuta uvuga ngo ugiye gushyiramo imbere mu gitsina, ahubwo ni amavuta usiga hariya ku myanya y'ibanga, iruhande rw'imyeyo, hejuru n'iruhande, ntabwo ari ibyo gushyiramo imbere. Iyo uyasize aho ngaho rero urayasiga, ibi ngibi bikaba byagufasha kwirinda guhora ufite handi humagaye. Icyo ni icya mbere, kwirinda bya biheri biza ku myanya y'ibanga hariya hanze, kwirinda guhora wumva ushaka kwishima buri kanya. Ibaze nawe uri mu bantu, mu rusengero, wagiye mu bukwe, hari ahantu wagiye guhura n'abantu, ako kanya kumva ufite ubushake bwo kwishima, ukishima nyine, inyuma y'isaha, nyuma y'iminota ukumva birongera biragarutse ushaka kwishima uri mu bantu, rimwe na rimwe bikagutera isoni ukagira ngo bakubonye, kandi twe nta nubwo tuba twitaye kureba nimba uri kwishima cyangwa uri mu biki. So icya kabiri ukwiye gukora rero, ni ugushaka ibintu bimamo phytoestrogene. Phytoestrogene nk'uko mpora mbivuga iba mu myumbati, okay? Iba muri soya, okay? Iyi soya ushobora kuyinywa, hari amata ya soya, nizere ko uyazi, hari iriya fromage bakora muri soya, hajya bayita ngo iki, iriya imeze nka fromage bakora muri soya, nizere ko uyizi. Ushobora kujya kuyigura mu alimentation, ushobora kuyigura muri supermarket, ukanywa soya nayo ukaba wayishyira mu gikoma cyangwa mu byo kurya igihe watetse, aho gushyiramo ubunyobwa ukaba washyiramo soya. Ibyo byose, iyo soya ibamo phytoestrogene zihagije zagufasha kugira increasing cyangwa wongere umusemburo wa estrogene, maze ibyo bibazo byawe byo kubura amavangingo, kubura ububobere, guhora wishima, guhora urwara ama infection vuga nga ni candidose, izindi za trichomonas, imitezi, syphilis n'ibindi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizatuma bikemuka byo ujya kwa muganga. Ikindi twavuga ngaha ni ukunywa amazi ahagije. Abantu babaye abanzi b'amazi, bakagira ngo kunywa amazi ni intambara, kandi umubiri wawe ukora n'amazi. Iyo utanyweye amazi, umubiri wawe imyanda ntabwo usohokamo, uburozi buri mu mwijima wawe ntabwo usohoka neza, impyiko ntabwo zikora neza n'ibindi. Rero nywa amazi ahagije, ariko icyiza nta nubwo ari ukunywa amazi gusa, kuko abantu bazi ko kunywa amazi ari byo bituma umubiri ugira amazi. Kunywa amazi ni kimwe, ari no kugira ya mazi yawe yinjira mu tunyangingo
yinjire mu mubiri wose ni ikindi. Akaba ari niyo mpamvu kunywa amazi menshi icyarimwe atari byiza, kuko iyo uyanyweye menshi icyarimwe umubiri uhita wuzura amazi, impyiko igatangira kuyasohora. Hahandi unywa amazi gake ukagotomera litiro y'amazi, wamara kwigotomera nyuma y'iminota 30 ugahita ujya kuyanyara, wamara kuyanyara ukongera ukagira inyota. Ikibazo aho ngaho uba wayanyweye nabi. Iki rero ugomba kumenya. Ikindi ukwiye kumenya, usibye kunywa amazi ahagije, kuko amazi niyo atuma na bwa bubobere buza, nibwo atuma na rwa ruhu rwawe rutumagara, niyo atuma ugira amavangingo, niyo atuma umubiri wawe ukora neza, ukaba wagira n'ubushake. Iyo rero utanyweye amazi ahagije, cyane cyane nongereho amazi ashyushye, kuko iyo unyweye amazi akonje bishobora kugenda neza akinjira mu mubiri ugahita uyanyara, ariko icyiza rwose mu byo ugomba kumenya ni ukunywa amazi ashyushye. Ikindi ni ukurya ibiryo birimo omega 3. Izi omega 3 ni ubwoko bw'ibinyamavuta bifasha umubiri wawe kuabsorba cyangwa gukora ya misemburo ya estrogene. Ibi ngibi bikaba byagufasha kongera kugira ubushake buhagije. Iyo rero utarya ibiryo birimo omega 3, amavuta ya elayo cyangwa huile d'olive ushobora gushyira mu salade ya beterave, ufata beterave, ufate seleri, ufate avoka, ufate igitunguru cya onyo, ufate karoti, ukore agasalade kawe. No kubyumva gusa no kubibona biba bisa neza, noneho ubirya. Aho ngaho uzaba wungutse byinshi, wongeramo ka brokoli, uzaba wungutse. Noneho nyuma ukamuriraho indimu. Iyo salade ukayashyiraho hejuru, ugashyiraho amavuta, huile d'olive, uzaba wungutse ibintu byinshi. Ubikoze buri munsi, imisemburo yawe isubira ku murongo utazi nuko byagenze. Hanyuma hakaza ikindi, kumanaginga stress. Hari abantu ahura n'akabazo gato gusa, umva akirirwa gatekerezaho gusa. Nimba umugabo yamubwiye nabi, akirirwa ari ibyo atekereza gusa, yaranyangaye njyewe. Nimba hari umuntu wamuvuze nabi cyangwa wamubeshye, umva agahora ari ibyo nyine, njyewe baranyangaye, njyewe nanjye. Ukirirwa utekereza ibyo, uko ubitekereza niko cortisol izamuka, niko imisemburo yawe uri kuyihungabanya kubera ibintu by'amafuti. Aho kugira utuze, iyo umuntu akubwiye nabi, iyo habaye ikibazo, yaba ikibazo cy'amafaranga, yaba ikibazo cy'amarangamutima, icara uhumeke inshuro 10 gusa. Ukurura umwuka, ugarura umwuka, ukurura umwuka uheze, wongere ugarura umwuka uheze, igihe cy'iminota 10. Numara iminota 10, ubwonko bwawe buzaba bwasubiye ku murongo. Ayo marangamutima, urwo rwango uri kwiyumvamo bizaba byagiye, ubwonko bwawe bugire oxygene ihagije, stress zigende. Ibi ngibi noneho ubyimenyereje kujya ubikora mu gitondo ukibyuka na nimugoroba mbere yo kuryama, bituma ugira n'ibitotsi byiza, ugasinzira neza. Ibintu byo kurota imbwa zikwirukaho, amadayimoni, inzoka n'ibindi bikagenda, noneho nyuma yaho ugatangira kubona imisemburo yawe igenda neza. Ikindi ugomba kumenya ni ukwambara sous-vêtements cyangwa caleçon za coton kandi zitagufashe cyane. Izi caleçon za coton kandi zitagufashe cyane zituma igitsina cyawe gihumeka, zigatuma ya myanya yawe yibanga hanze ihumeka. Ibi ngibi bikakurinda guhora wumagara, guhora ubona ibintu by'ibiheri, guhora wumva ushaka kwishima, amavangingo bigatungana. Ariko ikindi ugomba kumenya ni ukwirinda gushyira ibintu mu gitsina cyawe. Hari abantu bagenda ngo uzafate karafu cyangwa clou de girofle ngo ushyire mu mazi, ngo uzicare hejuru y'ayo mazi, ngo uwo mwuka ngo uzinjira mu nda yawe, ngo maze ukire infection. Ibi ngibi uba uri kwiyangiza. Clou de girofle kugira igufashe, urayinywa mu cyayi, ntabwo ari ukwishyira mu myanya y'ibanga, ntabwo ari ukwishyira mu mazi ngo ujye kwinjira aho ngaho, uba uri kwiyangiza. Ibi ngibi rero byose ugomba kubyirinda. Hanyuma ikindi, uzafata igikakarubamba ugisaturemo kabiri, numara kugisaturamo uzabona ururenda ruri gusohoka. Urwo rurenda ruri gusohoka uzasige hariya hanze ku myanya y'ibanga yawe, hanze, apana mo imbere, hanze. Nuhasiga ukajya ubikora buri munsi nka 3 mu cyumweru, uzasanga ibyo bintu byawe by'ibiheri wumvaga byaragiye utazi naho byagiye. Ibyo bintu witaga ngo ni ama-infection bigende bikire. Ikindi, igihe byose byanze ugomba gushaka kujya kwa muganga. Hanyuma ikindi kiruta n'ibindi byose, gukora Kegel exercises. Kegel exercises ni ya sport ushobora gukora ituma mu myanya yawe y'ibanga
hakomera, ariko usibye ko hakomera iyo ukunda gukora kegel